tukwifurije ibihe byiza nshuti wowe udahwema kubana natwe kuri Mugwaneza Official Rwanda. Twongeye kuguha ikaze niba uri hano mu Rwanda, niba uri muri East Africa, kandi niba uri muri Afrika y'Amajyaruguru, ndavuga abari muri Afrika ya Maghreb, namwe turabasuhuje cyane. Reka kandi dusuhuza abari Burayi, namwe tubifuriza ibihe byiza. Inshuti mizi, inshuti zakadasoka, mwe mudahwema kubana natwe, reka tubabwire ngo mukomeze mugire ishyani hirwe mu mirimo y'amaboko yanyu. Ndi kumwe na Mugwaneza. Sandrine, nawe wabasuhuza? Yego, nanjye ndabasuhuje. Umwami Imana akomeze yamamare kuri mwebwe, ku buzima bwanyu akomeze ashyirwe hejuru cyane. Mbabwire ngo nukuri ni mukomere, twari tubakumbuye. Twishimiye kumenyana namwe, twishimiye kugirana busabane namwe, twishimiye kugira byinshi twaganira, kugira byinshi twakungurana ibitekerezo, inama zanyu n'izacu, kugira ngo byose byuzuzanye, byose bihuriremo, kugira ngo twese tugende tugwiza, turushaho kugira ubumenyi muri iyi si turimo, mu buzima turimo, mu mibereho, mu mibanire yacu n'abandi, mu mivugire, mu misengere, mu myitwarire, mbese ibintu byose, mbese Imana n'abantu batubona dute. Nibwo buzima tugiye kujya tubasangiza, bityo namwe tugira ngo mudutege amatwi. Yego, tubahaye ikaze, natwe turishimira ko mwaduha ikaze, tubahaye karibu. Yes, abakunzi bacu rero barabizi ko tuzajya tubagezaho ibyiza byinshi bitandukanye, ariko uyu munsi dufite topic tugiye kuganira cyangwa se ingingo nyamukuru. Badukurikiye bari batumva ikinyarwanda, reka mbabwire ngo namwe tuzagerageza gushyiraho uburyo nibura tuzadushyiraho ka translator kugira ngo nibura mumenye icyo turi kuganiraho, icyo bita topic y'umunsi cyangwa se ingingo nkuru y'umunsi. Uyu munsi tugiye kuganira ku bantu usanga bakunda kwigana ibintu by'abandi, ariko bikabatera ishyari no gukoresha imbaraga z'umurengera z'ibyo badashoboye, rimwe na rimwe bikabaviramo gutsindwa kandi bari kugera ku ntsinzi mu byo bari gukora. Uyu munsi niba tugiye kugarukaho, aho turebera hamwe ni gute umuntu akwiye gukoresha imbaraga ze mu buryo bwe kandi akabasha kugera ku ntsinzi. Ibyo bintu urabyumva gute Mugwane? Yego, ndabyumva neza. Uburyo umuntu akwiye gukoresha imbaraga ze ni ugukora mbese utagize ishyari mu byo kuba warwanya mugenzi wawe ahagejeje akora. Hari abantu benshi ujya ubona, yabona umuntu yazamutse yateye imbere, aho kugira ngo agire nawe umutwaro wo gukora kugira ngo arebe ko yabigira kandi akore mu bushobozi bwe, areke kwigana ubushobozi bwo kwa runaka kubera ko sibwo bwawe. Buri muntu agira ubushobozi bwe. Ngira ngo Abanyarwanda bigize bavuga ngo ingo ntabwo zireshya, kandi koko ni koko, ntabwo urugo rwawe rushobora kureshya n'urw'umuturanyi. Biba ngombwa ko hari urujya hejuru, hari n'uruba ruri hasi, cyangwa se Imana yanabishima mwese mugatumbagira, ariko naho mwatumbagira ntabwo ziba zingana. Bivuze ngo rero kora mu mbaraga zawe, ukore ku buzima bwawe uko ushoboye. Wenda kwigana umuntu ushobora kumwigana ukarwana ishyaka n'umuhate, ariko ntiwigana umuntu ku buryo uri bugere habona hakuruse ngo ujye kumuvutsa ubuzima. Hari abantu benshi bagira iryo shyari, akagira ishyari ritari ishyaka, akagira ishyaka ribi, akagira ishyari ry'amarangamutima mabi amusiga habi. Ugasanga agize ishyari akavuga ngo runaka kuba yarageze kuri kiriya kintu, agashaka uburyo ajya kukimuvutsa, agashaka uburyo agashaka uburyo akigambanira. Oya, turagira ngo ibyo bintu bituvemo. Mu bantu bankurikiye, ibyo ni ibintu dukwiye gusenya. Ibintu byose bituba ku bwami bw'Imana si byiza. Urakoze cyane. Wenda ndabizi wowe ukunda kwibanda cyane kuri Bibiliya, ariko reka mbabwire zimwe mu ngingo zikomeye tugiye kubakiraho ikiganiro cyacu, n'ubwo wenda turaza kwifashisha ijambo ry'Imana kuko urahari kugira ngo uze kudufasha muri uwo mwanya no kwifashisha wenda ingero z'abantu b'Imana bagiye baba urugero rwiza. Wenda inkingi ya mbere turaza kurebera hamwe gusobanukirwa imbaraga zawe bwite, kumenya imbaraga zawe ni izihe, ni ibiki nshoboye. Tuze kureba nanone kwihesha agaciro mu byo ushoboye. Ibyo ushoboye ubikora neza, abantu bakabibona, bakabishima, bakabikubahira. Turaza no kureba kandi no kwirinda irushanwa rishingiye ku kwigana. Ibyo nibyo bikunda gutera ishyari rikomeye cyane, nyine kugaragaza ko umuntu wamuruse yageze kuri iki nanjye reka nkigereho. Ibyo byose turaza kugenda tubisesengura. Hanyuma ingingo ya kane turaza kureberaho ni ukwiga, kwigira ku by'abandi bakoze, atari ko udashaka kumera nkabo.
urugero ukavuga ati uyu muntu yakoze ibi bintu none yavuye mu bukene atera imbere nanjye reka mbigerageze ukagenda ukabikora mu buryo bwawe uko imbaraga zawe zingana kandi koko bikakugeza ku ntsinzi hanyuma hakagira n'uburyo turaza gusoreza iki kiganiro cyacu none kwihangana no kumenya ko ibyo utagezeho bitakwiye gutuma ugira ipfunwe mu bandi ngo bitume wumva wakwigirira nabi cyangwa wagirira nabi abo byashobokeye kubera wowe byakunaniye. Yego, ibyo bintu si byiza? Ni byiza cyane. Yes, rero twihuse cyane tugendeye nko kuri iyi ngingo ya mbere, gusobanukirwa imbaraga nyakuri wowe ufite ubwawe muri wowe. Burya buri muntu afite impano ze, afite n'ubumenyi Imana yamuhaye, kuko twese hari abagize amahirwe bajya mu ishuri bariga, hari abataragiyeyo, hari abandi bagiyeyo ariko hari n'abakoresha impano bwite zabo, ibyo bize mu ishuri ntabwo ari byo bibatunga. Ibyo turabizi ko bihari. Rero ni byiza ko umuntu amenya impano ze, akamenya imbaraga afite muri we, akamenya aho afite intege nke, akamenya aho afite imbaraga, hanyuma wamara kumenya aho ufite imbaraga akaba ariho ushyira ingufu, kubera ko aho hantu niho hashingiye umugisha wawe w'uyu munsi, umugisha wawe w'ejo hazaza, n'umugisha uzaraga bazagukomokaho. Yego. Wenda uraza kudufasha tugenda tubinabihuza n'ijambo ry'Imana. Hari abantu waba uzi se wenda Imana yaba agiye itoranya wenda bakagendana ku mbaraga zabo kugira ngo tubifashishe nk'urugero? Urugero rwiza nka Didiyoni. Kuvuga Didiyoni Imana yaramutoranyije, imajije kumutoranya aba nk'umuyobozi w'Abisiraheli. Hanyuma ariko Imana itoranya Didiyoni ngo agende, ariko Didiyoni aza kugaragara nk'aho atinya, agaragara nk'umunyembaraga nkeya. Uribuka yuko hari ahantu yamusanze asekura ingano. Yego, arimo ashaka umutsima, arimo ashaka ibyamufasha, ariko Didiyoni yereka Imana ko afite intege nkeya, cyangwa se yereka Imana ko ntacyo ashoboye. Hanyuma Imana ibwira Didiyoni, iramubwira ngo genda nk'uko imbaraga zawe zingana, nzagushyigikira, nzakubashisha, nzagushoboza. Hanyuma ahangaha Imana irangije ibwira Didiyoni, iramubwira ngo manuka ujye mu rugerero rw'Abamediyani. Hanyuma Didiyoni asa nk'aho afite ubwoba. Hanyuma Imana irangije iramubwira ngo nimba utinya, jyana n'umugaragu wawe Pura. Hanyuma bageze mu kibaya cy'urugerero, basanga Abamediyani bari mu ihema imbere. Umwe yarose, abwira mugenzi we ngo kanguka nkurotorera inzozi. Hanyuma Imana yari yabwiye Didiyoni ngo nugerayo nibwo ndi bukumenyesha ijambo nyamukuru rikujyanye, cyangwa se nibwo ndi bukwereke ikintu kiri bukumara ubwoba, nibwo ndi bukwereke uru rugendo. Wibuke yuko dusubiye inyuma gatoya ngo Didiyoni yari afite ingabo nyinshi. Hanyuma Imana iramubwira ngo zimanure ku kagezi, nzikugeragereze, ngufashe gutoranya, ufashe gutoranya, kuko nimuramuka mutsinze bazavuga bati ni ku bwinshi bwabo n'imbaraga zabo, ni ku bw'imbaraga, kandi ngewe ndashaka kugaragaza. Yego, Imana ikoresha abantu bake baringaniye ibintu bikomeye. Yego, ntago Imana ikunda gukoresha abantu bishyira hejuru ngo berekane ko ari abanyembaraga. Mbere na mbere biba bisaba ngo manza wereke Imana ko yo ari inyembaraga kuri wowe. Icyo wakora cyose wamanje kuyishyira imbere, iragushyigikira, ikakubera support, ikakuzamura kandi ikagushoboza bya bindi bikagenda neza. Nkomereje kuri iri jambo, hanyuma wa wundi yarotoreye mugenzi we inzozi, ngaramubwira ngo ariko ndose irebe rya Seyiri, irobe rya Seyiri ngo ritembagara, rimashije gutembagara riramanuka muri iki kibaya turimo, ngo hanyuma ngo rirangije ngo ryikubita ku ihema, ngo iryo hema ngo rigwa rigize gute, ngo rigaramye. Ngo hanyuma mugenzi we ngaramubwira ngo icyo nta kindi ni inkota y'Uwiteka na Didiyoni. Bisobanuye ngo Imana yacu igeze gute, ngo iratsinze. Bivuze ngo iyi Imana yacu iyo wayishyize imbere iratsinda. Imana yacu ntigitsindwa, Imana yacu ihora ku isonga. Niyo mpamvu nari mvuze ngo mu batubanjirije harimo abagabo ba Didiyoni bagiye ari abanyembaraga, ariko nanone bagendana ubwoba. Hanyuma Imana irabashyigikira. Icyambere manje kubwira abantu, manza wereke kuri Imana kuri umunyantege nkeya ko ntacyo ushoboye, Imana ize igushoboze,
yego. Yes, urakoze cyane, wenda uduhaye urugero rwiza kandi rw'ijambo ryumvikana ry'umuntu Imana yafashije gutera abamidiyane akabatsinda, yarahagurukanye ubwoba. Nibyo ku ngingo yacu ya kabiri twavuze turaganiraho, twavuze kwihesha agaciro mu byo umuntu ashoboye. Burya Imana ishaka ngo umuntu wese abanza amenye ko Imana ari idushoboza. Nukuri. Kuko ijambo ratubwira ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ko na Paulo yavuze. Abantu babonaga ari igihangange, babona ibintu akora bakamushimira, bababwira ati oya nimutuze. Burya ntabwo ari njyewe, ahubwo byose mbishobozwa na Kristo umpa imbaraga. Mu by'ukuri iyo umaze kubona ko ukeneye imbaraga z'Imana kugira ngo ugere ku byo ukeneye, buryo uba wanamaze kubona ko watsinze, maje kujya mu nzira nziza. Kubera ko abantu benshi mu bintu bigoye muri iki gihe gusobanukirwa ibyo ushoboye no kubihesha agaciro. Ese ushoboye kwinginga Imana? Niba ushoboye kwinginga Imana ukamenya ko Imana ariyo mugenga ibintu byose, burya uri umutunzi. Bizanagwa kumenya ko ibyo wabonye uyu munsi ni Imana yabiguhaye cyane. Bigoye kumenya uko bicisha bugufi, bigoye kumenya uko ubana n'abandi, hanyuma bigoye no kumenya uko utegura ejo hazaza utagendeye ku bantu. Ariko iyo uri kugenda wikomanga uvuga uti ni njyewe wabikoze, ni njyewe ubwanjye, na runaka ntabwo yanduta ngomba kumuruta, ukajya muri uwo mujyo, akenshi bituma uri kuvunika, uravunika mu mutima, byirukana Imana mu mikorere yawe cyane. Kandi Imana yavuye mu mikorere yawe, ubwabwo ubwo watangiye gutsindwa, uraneshwa. Hanyuma wenda reka turebe ngo uyu muntu wemeye guha agaciro ubushobozi bw'ibyo afite, ibizatuma impano ze zikora mu buryo bwe. Banga turi kugenda dutanga inama, impano ze zizakora mu buryo bwe atari ukwigana abandi. Bivuze ngo wowe ni wowe ba wowe. Angaha turagaruka kubavuga butumwa, wowe ndakugarukaho cyane na bagenzi bawe, n'abahanuzi n'abapastori n'abaposho. Aho usanga umuntu wenda arabana urusengero rwa runaka kubera ko rwuzuye abantu, ati impamvu runaka abantu buzura bakaza muri ubu buryo, nuko abigenza gutya, nuko abwiriza muri iyi style, nuko asoma ijambo gutya, bikagenda gutya, protocol ikorwa gutya, nanjye nibyo ngiye gukora. Umuntu agahita ahaguruka akajya gushinga urusengero kubera ko yabonye mugwaneza abantu bari kumuza hari benshi kubera ubu buryo. Ibi bintu sinzi wenda niba nawe utagira icyo bivuga, ariko biri mu bintu byatumye abantu benshi bazimya impano zabo za nyazo. Kintu nabivugaho, bivuze ngo umuhamagaro wawe ni uwawe, na mugenzi wawe afite umuhamagaro we yahagurukanye. Hari uhaguruka afite umuhamagaro wo kubwiriza, hari uhaguruka afite umuhamagaro wo kuririmba. Bivuze ngo rero wowe nushaka gutuma umuhamagaro wo kubwiriza ukajya kwinjira mu wo kuririmba, ntabwo bizahura, hari aho bizatana. Ari nayo mpamvu usanga abantu benshi nyine tuyoba dushaka kwinjira mu mihamagaro y'abandi. Bivuze ngo umuhamagaro Imana yaguhaye, icyo Imana yaguhamagariye gukora aba ari cyo ukora. Niba yaraguhamagariye ijambo, niba yaraguhamagariye gusenga, niba yaraguhamagariye gusengera abarwayi cyangwa se gufasha abari kwa muganga, ukagemurira abantu kwa muganga, ubwo nyine niyo mpano yawe, wikwigana indi. Bivuze ngo iyo ushaka guhindura indi mpano urayisengera ukayisaba, Imana yabona uyishoboye koko ikayiguha. Rero ariyo mpamvu ikintu waruvuze cyo kubashumba niki, hari igihe umuntu abona sitire y'undi muntu arimo abwirizamo, numenye ngo mbese runaka kuriya kubwiriza kuriya, ese yaba afite amavuta nayo mu keso, nayo mu ihembe, ese yarimitswe koko cyangwa yasizwe n'Imana? Hari umuntu wimikwa n'umwana w'umuntu, kandi kwimikwa n'umwana w'umuntu utimitswe n'Imana, ndumva nabyo ni bya bindi usanga abantu baratanye. Ugasanga umuntu arasenga ariko arimo arajya no mu bindi, arabwiriza ariko arasohoka mu rusengero, ugasanga nanone ibyo ari gukora hanze biratandukanye. Yagera hanze agatangira kwiyegereza abantu uburyo bumwe cyangwa ubundi, agerageza kubakuraho ibyo bari bafite. Oya, si uko nguko, ahubwo yari umuhamagaro nyamuhamagaro, ba bantu bwabo uhagaze imbere cyangwa se urimo ubwira nibo bagira iyerekwa muri bo, bakaza kubona ko hari icyo bagushyigikiza bivuye kuri bo, si wowe ujya kubasaba ubufasha. Ese wenda tukiri ahangaha, ni nk'izihe ngaruka umuntu ashobora guhura nazo mu gihe yafatwe n'uwo mwuka wo kwigana gukora ibyaba runaka, hanyuma ibyewe akabita? Uyu mwuka havamo umwuka wo kuyoba, yego, hakavamo n'umwuka wo kugira intumbero n'amatsiko, yego,
hakavamo umwuka nanone wo kuvangirwa cyane. Umuntu iyo yavangiwe wiremamo ikintu runaka kandi kidahari, kidashoboka. Ntugifite ubushobozi, ntugifitiye imbaraga, ntugifitiye amafaranga yakigura. Aricyo cyagihe uzagira inyota y'ibyo udatunze muri wowe. Kugira inyota y'ibyo udatunze nibyo, kuko biguha n'imbaraga zo kugerageza ugakora uko ushoboye. Hanyuma Imana ikazagushyigikira cya kintu ikakiguha koko. Ariko ntabwo hari ibituma umuntu agira iyindi myangirikire, ugasanga umuntu yarangiritse, ugasanga nubwo umuntu asenga yarangiritse, atumbereye ibindi bintu bitariho, bitazanabaho. Bibaho nabyo, ugasanga nk'umuntu wenda nk'urugero, ubu ngubu ntabwo bigikunze kubaho cyane, ugasanga umuntu yaragiye yaryamye nk'ahantu runaka ngo nzahava ari uko Imana impaye iki. Bivuze ngo uyu muntu yamaze kwangirika. Si bose, hari n'uwo Imana ishobora koko gukoresha akagira n'umuntu ukimuzanira, kuko Imana ifite imbaraga, irakora, iracyafite ibitangaza. Ariko ntabwo bivuze ngo Imana tuyizerere mu bitangaza gusa, tuyizere no mu kuba itakoze ibitangaza, ariko ntigikureho ko Imana atari Imana. Ahantu hose Imana yitwa Imana. Umve ko niba ugeze mu bibazo runaka, ntibikuyeho ko Imana ari Imana, ntibikuyeho ko Kristo ari Kristo. Hari umuntu ugera mu bibazo akavuga ngo Imana yari yaranyemereye iki ngiki, wenda tugene nko ku masezerano, akabona nk'ibintu biratinze, akavuga ngo ni Imana yavuze. Bivuze ngo wakurikiye Imana, uyikurikiyeho amasezerano runaka, wayikurikiyeho ibintu runaka, wayikurikiyeho amazu, uyikurikiraho amataje. Yego, kandi wenda manzu usenge neza umenye ati se koko bya bintu Imana yarabinyemereye, ese koko nzabibona, ese niba nzabibona izabinyuza mu mirimo y'amaboko yanjye. Yego, hari umuntu ugasanga yaragiye yaryamye ahantu runaka ngo nzahava ari uko Imana impaye iki. Birashoboka, simvuze ko bidashoboka, ariko menya, manzu umenye neza, usesengure, umenye ati iki kintu mfite akazi, nzabona amafaranga ku buryo iki kintu nzakibona. Ese iki kintu nyitegereje mu buhe buryo, Imana yakivuganye nanjye mu buhe buryo. Yego, hanyuma kwa kugira inyota, ariko ugire n'inyota no muri ya mirimo yawe twavuze ushoboye, muri za mbaraga zawe ushoboye, nk'uko Imana yabwiye Gideyoni ngagenda uko imbaraga ze zingana, ukore. Hanyuma muri ya mirimo yawe Imana izacishamo umugisha, kimwe yuko ishobora no kuwucisha ahandi. Nababwiye ko Imana ifite imbaraga, ifite n'ibitangaza gusa, ariko ntabwo ibitangaza gusa aribyo byatuzana ku Mana. Yego, tugomba kuzanwa ku Mana nuko Imana ari inyamaboko, nuko Imana yaturemye ikaduhumekeramo umwuka w'ubugingo, ikaduhumekeramo umwuka wayo wera. Kandi nidutumbira iby'isi gusa, ahubwo dutumbire ubugingo, dutumbire ingororano, dutumbire mbese kuzicara mu bwami, kuko iby'isi bizarangira, naho twabitunga bikajya bikora ku ijuru, ariko bizarangira. Wowe ubitunze ni byiza, ariko nawe utabifite wikwitakariza icyizere ngo wumve yuko wowe ntacyo uri cyo. Hari abantu usanga barikuyeho kubaho, akavuga ngo nubwo mbayeho se maze iki. Wikumva ko umuntu ubayeho gusa ari ufite, nawe hari impamvu Imana yakuremye. Wikwisuzugura, wikwica intege. Yes. Umuhanga umwe w'umwongereza yaravuze ngo good practice makes perfect. Wenda mu Kinyarwanda ngenekereje icyo ari kuvuga, yaravuze ngo iyo ukoze imyitozo myiza nyine iguha kugera ku ntsinzi. Wenda iyo tuvuze ibi ngibi, hari igihe umuntu avuga ati hoya, hari igihe ugira ishyari ryiza, nta shyari ryiza ribaho. Mperutse kubona abantu bavuga ko iyo mvugo ikwiye gukosoka, nta shyari ryiza ribaho, ahubwo habaho ishyaka. Yego, ishyaka, umwete, umuhate, hava turi umuntu akora gutya nkabona bimuteza imbere. Yes, nanjye reka mbikore. Uyu muntu nabonye asenga Imana, mbona yageze ku byinshi, nanjye reka mukurikize muri iyo nzira nziza arimo, kugira ngo nanjye nzagere ku nziza. Urumva, rimwe na rimwe gusobanukirwa imbaraga zawe ni ishingiro rituma ugera ku ntsinzi. Rimwe na rimwe nubwo hari ibyo wakora ntubigereho, burya uraruta wa muntu wagerageje wakoresha imbaraga z'umurengera ari kwigana iby'abandi ku bw'ishyari, kuko wowe bike wabonye bizakunyura, birakunyuzunyuzwe nabyo. Yego, ariko wa wundi wakurikiye byinshi, akurikiye kubera umutima w'ishyari yari afite muri we, arinda apfa
atarishima atarabona ibihe byiza muri we agahora nungunitse agahora n'agahinda umutima ufite ishavu. yes hanyuma wenda mugwa neza wenda kuri iyi ngingo yacu twaganiriye reka tuvuge ngo turebye nka hari isanduku y'isezerano kwa Obidedomu. Obidedomu yari kumwe n'umuryango mu bigaragara ko bibiri tubwira bari abakene pe wabonaga nta kintu bari bafite. Imana iratungurana, nta hantu bateganyaga bazakura ibintu byabagira abakire ku buryo muri Isirayeli babandika n'uyu munsi bakaba bari mu bitabo aho bari babyiteze rwose. Ariko kumbi Imana yo yari imufiteho umugambi, yari bizikiri ya sanduka uza azayiramira yego akagwa aho ngaho. Hanyuma irangije ikoresha uriya mwami agira ubwoba yangwa ko isanduka igeriwe. Aravuga ati ibyo byose reka tuyikatishe ku mukene udafite icyamaze w'umutindi. Hanyuma niko kwigira inama iriya sanduka bayikatisha kwande kwa Obidedomu. Hanyuma bayigejeje kwa Obidedomu. Obidedomu iyi sanduka iza ariko ari iy'umugisha kubera ko mbese yarije Imana ibizi. Bivuze ngo byari mu mugambi w'Imana. Bivuze ngo ibyawe n'ubundi biri mu mugambi w'Imana. Hari ahantu umugambi wawe upfunyitse. Hanyuma rero ntabwo wowe wiruka ku mugambi, ahubwo umugambi we kubera ko ukuzi Imana izaguhuza n'umugambi. Ikintu nari ngendereye n'iki? Iri jambo rya Obidedomu ngo bwaracyaga mu gitondo abantu bakaza kureba niba Obidedomu n'umugore we n'umuryango we batapfuye. Ariko iyi sanduka igeze kwa Obidedomu, Obidedomu n'umudamu we bakora ikintu cy'ubwenge, bava hejuru babajya hasi, bazamura isanduka y'Uwiteka bayishyira hejuru ngo ku rutara. Amen. Bivuze ngo bahereje Imana agaciro. Imana ibonye kuntu Obidedomu aciye bugufi, yubashye Imana, abakoma amashyi, ababyina, abayisingiza, abayiramya, ngo hanyuma abagiye baza noneho mu gitondo bakajya baza bikoreye. Baje kureba uko kwa Obidedomu bimeze niba batarapfuye, bakaza bikoreye. Kwa Obidedomu niba hari ibyatsi abandi baratangira baje bazana n'amabati baravuga ati aha ni isanduka y'Uwiteka iba, hagomba kuba heza, hagomba kuvugururwa. Abandi bati ntabwo ari byiza ko twahora tumuha amafaranga cyangwa twahora tujyana amata, bazana inka. Kwa Obidedomu haba ubushyo. Hanyuma inkuru ziratangira zisubira ibwami kwa Dawidi. Yego baravuga ati ibyo byose kwa Dawidi byarahindutse, kwa Obidedomu yarakize, Obidedomu Imana yamuhinduriye amateka. Bakajya bagenda bakamubwira ati ariko kwa Obidedomu baracyariho. Niho n'ubundi Dawidi yongeye yigira inama noneho bashaka uburyo bari bujye gukurayo isanduka y'isezerano. Yego ngaho komeza. Yego urakoze cyane, wenda turi no kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Cyane ko burya ngo abwirwa benshi akumva beneyo. Ntabwo kuvuga amagambo menshi ari byo bituma muyashyira mu bikorwa, ahubwo bike wumvishe kuramo icy'ingenzi aba ari icyo ushyira mu bikorwa uvuga ati iki kintu ndacyumvise, nubwo ibindi bari kuvuga ntabitega amatwi, ariko iki cyo ndacyumvise reka ngiceho akarongo, ucyumve ugiceho akarongo. Wenda turi gutanga ingero zitandukanye twifashishije ijambo ry'Imana kuko urabizi yicano n'ubundi cyane iri based ku ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu tunifashishe nyine izo ngero zo muri Bibiliya. Mu by'ukuri Obidedomu wagaragaraga nk'umuntu udafite ahazaza, ariko Imana ikoresha ikintu atatekerezaga. Ni nk'uko nawe uri aho ngaho hari igihe ureba ukareba ukabona nta mitungo ufite, ukabona bene wanyu nta nzira, ukabona nta bantu bakomeye mu muryango ufite, mbega ukabona nta Imana yacisha igisubizo cyawe. Ni wowe ubibona nk'umuntu, ariko Imana yose iko ibibona. Ibyo bintu byawe ubona ko ntacyo byagufasha. Ndagira ngo umenyeshe ko wenda turi ku musozo w'iki kiganiro ariho hashingiye umugisha wawe. Yego. Tuvuga ibyo muri Bibiliya abantu bashobora no kutabyizera bakavuga ati birase wabwirwa n'iki ko byabaye ko tutari duhari. Ariko tuzi ingero nyinshi hano muri Kamonyi, hano mu ntara y'Amajyepfo, hano mu Rwanda iwacu ku Kamonyi. Hari umwana wavutse mu bandi bana. Hanyuma ngo papa wabo agiye kubagabanira asanga umwana we kuva yavuka ntiyigeze abiwabo, ni cya cyana kibi Kigali kitajya gitaha kikima ibobo. Yego. Papa we aravuga ati kiriya cyo cyarananiye, ni mupfa kukijugunya ahantu ngo ajye ahantu hari urutare timugihereze hariya nacyo kitazava mu mubare. Ariko mu by'ukuri abandi bana babaha amasambu yera, ubumva bamuhaye ku gasi ku mabuye, bamuha ahantu hari urutare. Kumbi rero umugambi w'Imana upfunyitse aho ngaho Imana ishaka kuzamukoresha. Yego nukuri.
ngo hadaciye imyaka myinshi rwose abakuru be baragabanye, bamwe baratunze abagore abandi baborora, we nyine yigumira i Kigali muri bwa buzima bwe. Ariko ngo agiye gusenga Imana aravuga ati nzabana nawe kandi uzakomera kuruta bene so. Werera akavuga ati ni igipindi cy'abarokore, nose nzakomera kuruta bene data mbarushishije iki, bafite amaka, bafite imirima, bafite iki, ngewe n'ahantu bampaye ko ntacyo hamara, ko nta kintu hamara. Abashinwa ngo babaje bari gutembera bashakisha ahantu mu Rwanda bakura amabuye azajya avamwe amakaro. Yego. Mu bushakashatsi bwabo Imana ibajyana kuri rwa rutare. Yego. Bapinye bati ngiri buye twashaka. Ati niri ngiri. Bati muhamagare nyiri uyu muntu batabi Kigali. Baza kumushaka bati ahantu hawe turashaka kuhagura. Nukuri. Ati urashaka ngahe? Ati ahubwo se mwe murampa ngahe? Ati miliyoni 200. Undi yovuje 200 reka ntago nayatora. 200 ngayo. Abazungu bati tubwira yo ushaka, atangira kumva ibintu bimurenza, bati kanshaka mwavoka wanjye abari muvugana ntabwo ngiye navugana namwe. Ndagira ngo mbabwire uyu munsi iby'Imana yavuganye n'uwo mugabo nukuri yarabisohoje. Uyu munsi niwe ukomeye muri uwo muryango, ngira ngo ahubwo na bene nyina banza ari bo batuza. Niwe bajya kumenagura ari amabuye, amafaranga yabaye amafaranga. Rero icyo kintu wowe udafiteho umutima utanatekereza ndagaciro nicyo gipfunyitsemo umugisha wawe. Ngo umugisha w'Imana kenshi ngo uzupfunyitse mu bintu bisuzuguritse bitagaragara cyane. Reka twibwire rero abadukurikiye kuri Mugwaneza Official Rwanda, wikiheba nukuri ngo tunari ku mutima ujya urara udasinziriye, oya, ahubwo wowe bibwire Yesu wicecekere. Ubwire uti Yesu ko mfite niyumva mwiza impano, ko numva nakora ibi, uranshyigikiye. Yego. Erega ni byiza kumenya icyo Imana ivuga ku mpano zawe mbere yo guhaguruka kujya kuzikoresha cyane. Hari igihe ujya gushora mu bucuruzi atariho umugisha wawe uri. Washora abo mucuruzanye uruhande rwawe bakunguka, wowe ugahomba. Ariko iyo buryo uri mu mugambi wa Imana yabwiye ati genda ushore, nukuri ushobora kurangura inkoko imwe ikazakuviramo amafamu y'inkoko nyinshi cyane, ukaba umutunzi. Rero reka duhinira ahangaha, wenda nawe niba hari icyo ufite cyo kubwira abakunzi bacu mbere yuko tubasezeraho kugira ngo tuzagaruke duhura ubutaha, nawe wakibabwira hanyuma tugahinira ahangaha. Nukuri Imana ikomeze ibaho umugisha cyane, ikomeze ibubake kandi ibagurira imbago. Abantu bose baduteze amatwi mbabwire ngo Imana ibaho umugisha. Ntabwo twahwema kubabwira ngo Imana ibaho umugisha, ntihazagira umuntu bihaga. Umugisha w'Imana ni ikintu kinini, ni ikintu gikomeye, ni ikintu cy'agaciro. Mbese umugisha w'Imana uraruta izahabu, uruta ibintu byinshi. Hanyuma njya nkunda kugira ijambo rivuga ngo nanone Imana izaduha ubugingo buhoraho. Nicyo twifuza, kuko mu isi ni ahantu twaje ariko abantu bajya bibuka ko turi abashyitsi, turi n'abimukira. Ahubwo ngo turakomeje mu rugendo rwacu rujya mu ijuru, rujya i Kanani, rujya i Siyoni. Hanyuma nubwo turi mu isi nyine nibyo twabwiye abantu, buri muntu akore uko ashoboye. Yego, ariko none nabwo tubwiye abantu ngo bicare, nabwo tubwiye abantu ngo bave mu kazi, ngo kubera ko hari umuntu usanga ngo yavuye mu kazi, ngo kubera yuko ugahura n'umuntu arimo arasenga akubwira ngo ngewe naretse akazi ngo Imana ngo yambujije gukora. Wenda bishobora kuba bibaho, Imana yabikubujije ibifite buri muntu wese, twese turimo turasenga, buri muntu wese asenga turi mu isi, buri muntu asenga asaba akazi, asaba imibereho kugira ngo ataziba, atazagira ibindi bifuti, ibindi bidega runaka akora. Twese dukora. Hari ijambo yavuze, yaravuze ngo Mana ngo uzandinde ubukene kugira ngo ntazakena nkasabiriza nkasabisha izina ryawe, ngo kandi wenda uzandinde n'ubukire uzatuma nkwibagirwa nkishyira hejuru, nkajya nibagirwa ko ari we wangiriye neza. Mu by'ukuri urumva uwo muntu ahagaze hagati na hagati hano hose. Rero niba Imana ikubwiye ngo reka akazi, ubwikubwiye ngo reka akazi, ariko hari ibindi kujyanyemo, hari ibindi kutwayemo kandi bizagutura. Ariko hari abantu usanga barinjiye nko mu bundi buzima, yigo ariko ngaho n'ubundi kandi yari afite akazi. Ni kuri ya ngingo twatangiriyeho tuvuga tuti ni ukwigana. Ni ibintu wiyisetinzemo wowe, yiganye mushumba runaka, yiganye potere runaka, yirukanye yiganye undi muntu wagiye hari yagira ubushobozi ashinga urusengero, kandi we yibagiwe ko ntabwo afite. Avuye mu kazi, uvuye mu kazi abandi bamwe barasengera akazi. Urumva ibyo bintu wowe bimeze bite? Ahubwo inginga Imana ugume no mu kazi n'umurimo
nawe uwukore. Umurimo w'Imana wakorwa uri mu kazi. Ko bagendaga bakirirwa baryamye kanyarira abandi bakajya kuryama kuri Samatare. Ubu nibagusangayo bazagufunga. Mugiye mubimenye. Nimukura amaboko mu mifuka mukore. Imana irashaka ko tuyikorera tunakora. Dukore kandi tukagandukira abatuyobora. Yego. Si byose? Nanone ni byiza cyane, n'abayobozi bose turabashimiye, ari abacu ari abo mu bihugu bitandukanye, bose turabashimiye. Nabo bitwara neza, burya bareba n'ahazaza, bakareba izabangama. Nayo mpamvu rero dushimiye abo bayobozi n'ubundi nyamuneka. Ariko n'ababirimo nabo twongera tubabwira ko atari byiza. Gukora ni byiza, no kubaka ubwami bw'Imana ni byiza, ko ijambo ryarambwiye ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa, kandi intwarane ngo burigishamo imbaraga. Ariko si ukujya kuba ku musozi byari bishatse kuvuga. Oya, si no gusenga buri munsi. Ushobora gusenga buri munsi ariko wakoze n'akazi, birumvikana. Gusenga buri munsi batabyumva nabi. Ni nka kwa kundi kuba umuntu uyu munsi yanyarutse, ejo wanyarutse, ejo wagiriye, ejo bundi wagiriye, ejo bundi wagiriye. Ubu ufite abana bakeneye kurya, bakeneye minerivare, bakeneye kwambara. Nyamuneka ibyo bintu tubikosore inshuti zanjye, bavandimwe bakunzi b'umusaraba, bakunzi ba Kristo. Senga uyu munsi, ejo ujye gukora. Yego, nicyo nshatse kuvuga. Imana rero dushyigikire, kandi nukuri twese idufashe, iduha ubwenge, kandi twemere kuyoborwa nayo, tuyoborwe na Mwuka Wera, tuyoborwe n'ubuntu bwa Kristo. Kandi mbifuriza ngo bubaganze buri muntu wese unkurikiye wumva Ikinyarwanda, ubuntu bwa Kristo bumuganze, ubuntu bw'Imana bumuganze, kandi mwese mbifuriza kuba inshuti y'Imana. Yes, urakoze cyane mu Rwanda. Reka dushimire inshuti zacu, ibiganiro byacu nakagaruka. Your comment is very important for us. Ndavuze ngo comment zanyu ni ingenzi kuri twebwe. Ni byiza mwandika ubutumwa mutubwire ibyo tuzagarukaho ubutaha, muduhe izindi ngingo namwe mwumva tuzagarukaho, kuko turashaka kwica no muyigiri yanyu, ntabwo ari iyacu. Turashaka habe mu rugo mwisanzure, mujye muza mutubwire tubutaha, muzatubwire kuri ibi, muzaducukumburire no kuri ibi, muzaturebere n'ibi ngibi. Twe turahari ku bwanyu, namwe muhari ku bwacu. Reka tubashimire, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao. Murakoze.